ongora nawe ahita agira ati nibyo yabiraza wallahi sibyo Yago njyewe namwikubitiye inyuma namwikubitiye akabuno ndakababaza kandi subscribe like twikomeze. Rero guys nkuko nabikubwiye ko nzajya nkugeza akantu ku kandi ujyanye nibura rya YouTube channel Yago TV show kanya tuvugana yaragarutse nibyo nje ngo nkugezeho. Ese ninde wayibye igiki cyamuteye kuyiba si wayibye arahagana hehe nyuma yo kumenyekana dore uko byatangiye. Cyari tariki ya mbere Nyakanga 2024 uyu mugabo Yago Product yifashisha urubuga rwa Instagram kize post hanze vuga iti itangazo ryo n'abakunzi ba Yago TV show tariki ya mbere z'ukwa karindwi 2024 hagana saa 4 z'mu gitondo nibwo channel ya Yago TV show yavuye ku muyoboro wa YouTube bikozwe n'umuntu utaramenyekana. Gusa twamaze kwiyambaza urwego rw'igihugu ugenzacyaha RIB vuba muramenye ukuri Beige Energy. Iyo yari post ya mbere. Hashije indi minsi uyu Yago yarongeye ashyira post hanze igiraga iti Hello RIB Rwa, twatanze ikirego ku kibazo cya channel ya Yago TV show yamaze gushimutwa n'umuntu utaramenyekana, tukaba twagira ngo tubamenyeshe ko ubu yamaze guhindurirwa izina. Icyo gihe hano yarimo avuga ko yamaze guhindurirwa izina, abantu bose bamaze kuyibona ko channel yongeye kugaruka, ariko kugaruka amazina yitwa Mr Giveaway. Uwo munsi nibwo Yago yongeye yandika indi post akomeza agira ati dukeneye ubufasha bwanyu no kumenya niba channel igaruka cyangwa itagaruka murakoze. Ibyo byararangiye uyu Yago TV show aroguma arategereza icyo RIB izamusubiza. Ibyo byararangiye abayavuga baravuga ko YouTube channel ishobora kuba yagurishijwe, abantu benshi bakagenda kuri imbere ya kamera akavuga ko basibye YouTube channel ya Yago icyo gihe itari yagaragara. Abandi ati Yago ari umukozi, ati YouTube channel yari click giye bamuvugiyeho menshi baravuga koko, ariko ndizera ko uyu munsi wa none bimaze gusobanuka. Kiza kujya imbere ya kamera ukagenda uvuga ibinyuma. Hari abantu benshi twagiye tubona bagenda imbere akamaro bakavuga ko basibye YouTube channel ya Yago TV show kandi babeshya. Ibyo byararangiye inkuru zimuvugaho zirarangira, ariko ejo ni ku itariki 20 z'ukwa karindwi 2024 ikinyamakuru igihe cyashyize inkuru hanze vuga iti umuhanzi akaba n'umunyamakuru Yago Product yamaze gusubizwa channel ya YouTube nyuma y'igihe kinini gishize yibwe. Ni mu gihe wayibye atawe muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko iyi channel yagarujwe nyuma y'iperereza ryatangiye bamaze kwakira ikirego cya Yago cyatanzwe ku itariki ya mbere Nyakanga 2024. Ati Yago yahamyaga ko yibwe imibare y'ibanga ya channel ya YouTube ikitirirwa undi muntu ndetse akagira ibyayihinduramo. Iperereza ryarakozwe hafatwa uwitwa Ndangwa Eri wahoze ari umukozi kuri Yago TV show. Ndangwa watawe muri yombi kuwa 17 Nyakanga 2024 yari amaze igihe yihishe mu Nyakabanda kuri ubu akaba akurikiranwaho ibyaha birimo kwinjira muri mudasobwa ugamije gukora icyaha ndetse no kwiyitira imyirondo y'undi muntu. Dr Murangira Bitseri yavuze ko mu ibazwa rye yahise yemera icyaha agisabira imbabazi, ariko akavuga ko yabitewe nuko Yago yari amaze kumwirukana ngo kuko atari ashoboye akazi. Uyu musore yireguye agaragaza ko inyuma yo kwirukanwa namerekeza yumvaga uburyo bwo kwihimura yatwara channel ya YouTube akayihembamo. Dr Murangira yavuze ko RIB igira inama ku bakoresha YouTube yo kujya bagira igihe cyo guhindura imibare y'ibanga mu rwego rwo kwirinda ko zakibwa. Ati imibare y'ibanga nibe iyibanga nyine ntabwo ikwiriye kuba izwi n'umuntu urenze umwe, kuko nibwo buryo bwiza kandi butanga umutekano. Yifashishije urugero rw'ibyabaye kuri Yago ahamya ko imibare y'ibanga ya channel ya YouTube yari ifitwe n'undi muntu, bityo bimaze gutandukana uwari umukozi we ahita yitwara. Dr Murangira yavuze ko ibyabaye kuri Yago ari uburangare bikaba byakabaye bibera n'abandi somo uretse ba nyiri amashene ya YouTube. Nagiriye inama abumva ko bakwiba channel z'abandi za YouTube ko bashatse babireka kuko byanze bikunze baba bazafatwa. Ati ndabibutsa ko ubumenyi ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kurwanya ibyaha buhari. Uyu ni umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri akaba byatangarije ikinyamakuru cya Igihe. Ubu tuvugana Yago TV show yarahari. Uyu musore wacu Yago bameze neza nta kibazo. Ibintu byinshi byagiye bimuvugwaho, abamufatanyije n'agahinda ko kuba yarabuze YouTube channel ye. Ibyo byose kubera Imana yarabisimbutse. Dore ko ngubu ngo bagiye gushyira indirimbo hanze nshyashya ikazaba yitwa Birabareba. Ashaka kubwira abanzi be ko bibareba.
abirirwa bamwirukankaho, abamukoraho inkuru mbi, ibyo byose birabareba. Hari akantu ngira ngo nkwereke. Yago rwose naramusweye ndamurobora, ndamucumita, ndamurongora, nawe ahita agira ati nibyo biraza wallahi. Sibyo? Yago njyewe namwikubitiye inyuma, namwikubitiye akabuno ndakababaza. Uyu ni umusore ukomeje kugenda avuga ko yarongoye Yago. Uyu musore agenda avuga ko yatinganyije uwitwa Yago. Si kuri YouTube channel mwabivuze, ni kuri YouTube channel nyinshi. Si ukubeshya. Uyu musore ari mu bihe bidasanzwe. Ngaho havuye ibya Dajibu, hagiye ibya YouTube channel, iby'abatinganyi, iby'abamwanga, ibintu byinshi cyane bimubaho. Zone uyu musore azira iki? Uze kubyandika uko ubyumva muri comment, nibutsa gukanda like, ukande subscribe. Si ibyo gusa uzo gukora na share. Nimba nawe uri umufana we, murarikiye kuzumva ino ndirimbo kanayireba, yitwa Birabareba. Ucyumva ino ndirimbo, izina ryayo rakubitse indirimbo yasuye bwa mbere Suwejo. Yashimiraga Imana ko yamukuye habi, ikamukora zatabigwa ikamugeza i Kigali. Ubu nimba uri umufana we, mumusengere ibingi bazabinyuramo yenge. Bakugize bw'iki kiganiro nitwa Jean Paul TV Show. Kanda subscribe, kandi like, dukomeze duhuriza muri video itaha.